umuntu araza akavuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. None ko urubyiruko rw'u Rwanda byarangije kwemezwa n'amategeko ko umuntu arekera kuba urubyiruko afite imyaka 30. Ayo mafaranga ukreminga ko waba ufite ku buryo udakennye ku myaka 30 wayakuye he? Ndaguha urugero. Ino video birasaba yuko uri buyirebe utuje udahubagurika. Umwana wo mu Rwanda mutoya atangira amashuri afite imyaka 67 gutyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo abaziga amashuri 6 ya primaire, 6 ya secondaire, akarenzaho wenda ya minuza, akarenzaho igiciro cya mbere cya kaminuza n'icya kabiri. Ubwo ni imyaka 3. Sinzi ukuntu babyiga, sinabyize. Ari uko bimeze kose umuntu arangiza amashuri mu Rwanda afite hagati y'imyaka 21 cyangwa hagati y'imyaka 25 na 30. Waminuje warangiye hagati 21 25 waba waranasibiye wenda bishaguka baka muri 26 gutyo ni gutyo aho ngaho. So iyo sohotse rero biba ari ibindi bibazo mu Rwanda kugira ngo uzakore ibintu wize ubu uri umunyamahirwe. Ubwo kandi nubwo warakoze ibintu wize babisaba yuko urwana no kugira ngo akazi ugiyemo uri gukorera wize ugafitingamo, utangira uhebwa umushara mukeya, ukemura ibibazo byawe niki. Umuntu agera ku mushara byibuze 500 ari gukora ibintu yize, ako kaza kamazemo nk'imyaka 7. Bijaze kuvuga ngo rero umuntu ukorera 500 kugira ngo azabe umuntu wikemura mu biribwa, wikenuye, ufite inzu, ufite imodoka, ufite buri kintu cyose urubyiruko rwaba rukeneye kugira ngo rube rusa neza, bibagoye. Kandi ibyo byibanze niba kugenda kwa ari ikibazo, kwambara kwa ari ikibazo, kibaza ibiciro, ubukennye. Icya kabiri, gusoza noneho ugakora ibyo utize byo bikubiye kenshi cyane. Bishatse kuvuga ngo uyisotse hanze imihanda yikoburije gukora ibintu utize. Niba warize wenda nk'ubuganga, ubuganga birangira wibereye nka Philipita ukigira kuri YouTube ukaba umunyamakuru. Kandi ibyo nabyo kugira ngo ujye mufate nabwo bisaba indi myaka nk'5 kugira ngo ubukoboka nyine. Ibaze rero umuntu wasohotse afite imyaka 25 byibuze kugira ngo akazi kose agiyemo abamaze kugastabiliza, abamaze byibuze imyaka 5 kugastabiliza, pana kwikenura mu mafaranga, kugastabiliza abamaze gukora nk'imyaka 5. None umuntu aje akavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye, ni ngombwa ngo sakuze bwo system ukuntu imeze ntubona yuko ahubwo uramutse utunze amafaranga mbere y'imyaka 30 ubu uri umurejande. Ibyo rero byose aba hari ahantu amafaranga wayakuye. Gusa ikibazo ni kimwe, muri twese nyine tuba dufite imiryango ku buryo uvuga ngo mfite nka onkere wanje ninsoza ashobora kumpa nka miliyoni nkagira akantu nikorera. Mfite mama wanje wa mu Bufaransa cyangwa undi muntu wagusupportinga muri famille. Hari ababa bafite amahirwe kugira abo bantu. Usanga urubyiruko rwacu rero iyo ufite uwo muntu, iyo bagiye kumwaka ibintu bakeneye baka ibyo badakeneye. Ukaba ufite onkere wawe uri mu Bufaransa ariko kugira ngo mwake byibuze miliyoni 2 ukora ka business ukamwaka miliyoni 2 ukigurira telefone, ukigurira cyangwa ugasa neza. Abo ngabo nibo uzabona basa neza ariko bakennye. Urumva? Gutangira business from scratch rero hano nanone na amakosi. Amakosi urabizi neza yuko hano ntiwazunguza ngo bikunde. Ubu ugomba gutangira ariko ugatangira ufite ukuntu uri na stable, ariko gutangirira imihanda kwa kundi umuntu yacuruzaga amagi ngakazubaka ama etage Nyarugenge, kwa kundi umuntu yazunguzaga ubunyobwa, ibyo bintu ntibikibaho. Kwa kundi umuntu yakoraga ikiyedi nicyo twakoze twebwe. Ubu byarahagaze, ntago wakora ikiyedi. Nose imashini irazi kubaka inzu mpaka irangiye. Ntibishoboka. Bishatse kuvuga ngo hari abantu baba bagomba gukena. Wavukiye mu bakene ubu ugomba kuzapfura n'umukene. Byo ngibyo birashoboka cyane. Ibintu ahantu bipfira nyine ni mu mutwe. Urumva? Kandi none ahantu bigiye gukosoreka umuntu akaba yakora ku mafaranga akiri muto ya hano mu Rwanda. Ni igihe cyose internet baduhaye twayikoresheje 100%. Kuko internet ibyo yakabaye ikora mu Rwanda kugira ngo ihindure ubuzima bw'Abanyarwanda dukoresha ho nka 10%. None se niba bavuga ngo ufite internet yo gukora research, niba warize ubwubatsi ugakora research y'ubwubatsi, nubundi urasohoka hanze iyo research ripana ubusa kuko nta gishoro ufite. Bijaze kuvuga ngo uru rubyiruko dufite rwirirwa hano kuri internet rwifotoza amafoto rwihengeka, ari amafoto ubundi yakabaye yishyura mu buryo batazi nyine nubwo babikora bagira ngo batwika, ariko ari amafoto ubundi yakabaye abishyura. Izo video mukora muhindukira muhenura mushyira kuri internet, ubuzima busanzwe ntacyo zibinjiriza. Ariko turi mu gihugu kimonetije, gifite imbuga zimonetije, ayo mafoto ubwayo yajya n'abatunga, ukabikora uri muri irya nyine watekereje bugo ariko ubuzima bwawe bukagutunga.
So ikintu rero gihari cyenda gukura u Rwanda n'urubyiruko rw'u Rwanda mu bukene. Nta rubyiruko rutagira Instagram, nta rubyiruko rutagira TikTok, ubusanga bose bihengekera ku mbuga nkoranyambaga. Ikintu kiri bubihindure nuko abayobozi bacu babishinzwe. Muri Amerika iyo ngiyo ni imbuga ziri bohereza umuntu duhagarara avuga ati u Rwanda ni igihugu gifite internet n'ibikorwa remezo, abana baho bakoresha Instagram n'abahitinze bameze nabi, mu bakomorere bajya bapostinga ifoto ibishyure, bapostinge video ibishyure. Urumva abo bakobwa rero bakora ama video bahennye bagira gute bajya ngo bakurura abagabo baze babasambanye wenda babaha amafaranga. Ama video bakora baramutse imbuga zo mu Rwanda ziri monetize, aya ma video bakora urabizi ikintu cyabaho se bajya bayakuriramo amafaranga ku buryo n'umugabo uje kumugura amutinya, akoreye video ari kwihengeka ikibuno imuhaye miliyoni, ubwo umugabo uza kumugura birasaba kaza afite nka miliyoni 5. Shaze kuvuga ngo internet yonyine niri butabarura u Rwanda turayifite rero, ikiri burutabare rero mu buryo bumeze neza bunaryoshye, kigaca n'ubukene mu rubyiruko completely. TikTok nibe monetize, Instagram nibe monetize, ibintu byose bihano bibe monetize, imbuga zibe monetize. Kandi abantu nyarwanda twabaye abantu abahanga kera, umuntu abubatse stade niho bagihari, abubatse za arena niho bagihari, abantu bazanye UCI mu Rwanda niho bagihari, kubabwira ati ni diru gusa muze bino bintu mubishyire mu Rwanda abana bacu baryohe direct abanyamafaranga buzuye. Uwo ni wo muti dutanze.